Muraho, nitwa Clementine Irakarama, nkaba mbahaye ikaze ku rubuga rwacu rwitwa Urubohero mu muco nyarwanda. Kuva na kera rero urubohero cyari kimwe mu bigize umuco nyarwanda. Higirwagamo ibintu bitandukanye, cyane cyane ku bari ndetse n'abategarugori. Higirwagamo inama, uburyo umwari yakwitwara, uburyo umubyeyi yakwitwara, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ariko kandi hakabamo n'ubumenyi ngiro. Mu bumenyi ngiro rero harimo kuboha, gufuma ndetse no kwikorera udutako tugiye dutandukanye twataka mu ngo zacu hakarushaho kugira isuku. Njyewe rero ikintu nshaka kwibandaho, nagira ngo turebere hamwe ku bijyanye no gufuma ndetse no kuboha ndetse no kwikorera udutako dutandukanye. Ubu ngubu nkaba ngira ngo duhere ku bijyanye no gufuma. Mu gufuma rero dukenera ibintu bitandukanye. Dukenera ubudodo, tugakenera urushinge, tugakenera imakasi ndetse tugakenera n'amashuka. Amashuka rero aba ateye ati: ni ukuvuga ngo uba ugomba kugira ishuka itagize ikindi kintu gishushanyijeho, ishuka y'ibara rimwe. Iyo shuka y'ibara rimwe rero niyo ubasha kuba wakwishyiriraho amabara menshi atandukanye bitewe n'uburyo ushaka gukora ya shuka yawe, uburyo yagaragaramo kandi ikagaragaramo neza. Iyo shuka iyo umaze kuyifuma uyirangije ivamo kuvureri y'akataraboneka utasanga ahandi kandi mu bintu bitaguhenze. Ni ukuvuga ngo uba wikoresheje ishuka yawe, wikoresheje urushinge urunguru tubona rw'amafaranga 50 ndetse n'urudodo. Ibyo bintu ni ibintu bidahenze dusanga no muri quartier wacu, mu mabutike, ahantu hose nta hantu utabisanga. Ibyo rero urabikoresha ukaba wabasha gutegura uburiri bwawe ku buryo umuntu wese yabureba akavuga ngo ubu buriri ninde wabuteguye, ibi byavuye hehe, ninde wakoze ibi bintu. Biba bikoze mu buryo butangaje ukagira ngo nama mashini yabikoze kandi ari intoki zacu ubwacu. Ariko bitabujije ko ushobora no gukoresha imashini idoda, hari amamashini adoda, ariko ibyo nabyo tuzabigeraho akaba yafuma ayo mashuka neza. Ariko njyewe ndashaka ko duhera ku byo twikoreye n'intoki zacu. Ishuka rero dukoresha tuvuge ngo yaba imeze gute. Ni ukuvuga ngo ufata ishuka y'ibara rimwe ridafite ikindi kintu kiriho, warangiza ugashushanyaho igishushanyo ushaka bitewe n'uburyo ushaka kwiteguramo, bitewe n'ubutumwa ushaka gutanga. Urugero, ushobora gushushanyaho indabo, ushobora gushushanyaho design zitandukanye ukoresheje uruziga cyangwa se agakare, kandi utwo dukare ushobora no kudukoresha tukarema ikindi kintu. Tukaba twarema umwashi, tukaba twarema ifi, tukaba twarema igikombe, mbese bitewe n'uburyo ubishaka. Ikindi kandi urumva ushobora no kuvuga ati yenda ngiye kwandikaho ikaze, n'urugero mugubwe neza. Niba ari nk'umushyitsi uteguriye uburiri runaka, ukaba wamubwira iti wisange kandi uruhuke neza. Ibyo bintu ukaba wabyandikaho. No kubyandika rero ushobora kubikoresha mu buryo butandukanye. Ushobora kubyandika ari umurongo utambitse ukabyandika, cyangwa se ukabyandika ari umurongo umanutse, cyangwa se ukanabyandika biri mu buryo buvunaguye bitewe n'uburyo ubishaka n'uburyo byanezeza umuntu ugiye kurara kuri ubwo buriri. Ikindi kandi nababwira ni ukuvuga ngo buri muntu wese washaka amashuka, cyangwa se ukaba washaka indodo zo gukoresha, cyangwa se ukaba washaka n'imakasi zo gukoresha, ni karibu mwatubwira tukabibashakira kandi ku giciro gishimishije. Murakoze.